بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هي حديث تجزوني حديث جنا مجتبى رياض الصالحين. أكبرنا بحديث تريبوزك واتقافون جراه كل يوموسي وينده إن شاء الله. إكبري حديث إتكويجيشا بجنش كانه كاندي nkuko kino gitabo hadithi zirimo hadithi zijyanye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. حديث تجزوني حديث يا أبي هريرة رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله umwanditsi w'igitabo yanditse agira ati عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. حديث يترس كل أبي هريرة رضي الله عنه الله ميشيمره أتبقى يمكن هم إيمان صلى الله عليه وسلم يفوز جريتي احرص على ما ينفعك. حديث تانجي فقتي المؤمن القوي umwemera Imana w'umunyembaraga khayrun ni mwiza wa ahabbu ila Allah aranakunditse cyane aranakunzwe cyane n'Imana min almu'min ad-da'if kurusha umwemera Imana w'umunyantege nkeya. umwemera Imana w'umunyembaraga ni mwiza ku Mana aranakunditse kuruta umwemera w'umunyantege nkeya. Hadithi gakomeza ivuga iti wa fi kullin khayrun. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ati atariko bombi ni beza, bombi ni beza alhamdulillah ni beza, ariko ukunditse kurusha undi ni umunyembaraga kuruta umunyantege nkeya. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ikavuga iti ihris ala ma yanfa'uka, ihris ala ma yanfa'uka, haranira ibigufitiye umumaro, haranira ibigufitiye umumaro. wasta'in billahi, kandi wiringire Allah, wala ta'jaz, ntudohoke ntucike imbaraga. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam ikomeza ivuga iti wa in asabaka shay'un, kandi nuramuka ugezweho n'icyari cyo cyose, fala taqul, ntukavuge ngo law anni fa'altu kana kadha wa kadha, iyo mbigenza gutya ntibyari kuba gutya. Ikizakugeraho cyose ntukavuga uti kandi iyo nza kubigenza gutya ntibyari kuba gutya. walakin qul, ahubwo igihe cyose ujye uvuga uti qaddara Allahu, Imana nuko yabigennye, wama shaa fa'ala, kandi kishatse nicyo kiba, kandi icyo yashatse nicyo cyabaye. fa inna law taftahu amala ash-shaytan, kubera yuko ijambo iyo rifungura inzira za shitani. Iyi hadith yakiriwe na Muslim. Hadith ni hadith rijami', hadith ikubiyemo inyigisho nyinshi zirenze. Mtume sallallahu alayhi wasallam yaduhemo inama zose z'ubuzima zatuma n'umuntu agera ku ntsinzi, yaba ari y'isi cyangwa se intsinzi y'imperuka. wa al-islamu jaa li sa'adati al-bashar, nkuko abamenyi ba fiqh babivuga. Ubuyisilamu bwaje kugira ngo umuntu abashe kugira intsinzi mu buzima bwombi, yaba ari ubw'isi n'ubw'imperuka. Intumwa y'Imana yatangiye itubwira iti al-mu'minu al-qawiyyu, umunyembaraga w'umwemera cyangwa se umwemera Imana w'umunyembaraga, khayrun, ni mwiza ku Mana, wa ahabbu ila Allah, aranakunditse cyane ku Mana, min almu'min ad-da'if, kuruta umunyembaraga, kuruta umwemera Imana w'umunyantege nkeya. Ibi ngibi bisobanuye iki? Ibi ngibi bisobanuye iki? Umwemera Imana w'umunyembaraga ntabwo bashaka kuvuga umwemera Imana uterura za riteri ngo aterura ibyuma ngo agire amapinya ya hatari, la la la. Baba bavuga umunyembaraga mu gukora ibada, umunyembaraga mu kumvira Imana utagenda biguru ntege, niwe mwemera hanga uri kuvugwa. Umwemera Imana w'umunyembaraga hanga uvugwa ninde? Ni wa wundi ugira ibakwe mu gukora ibikorwa Imana yamubwiye gukora, utagenda biguru ntege, utikurura. Payiba ariko hanga abandi bamenye bakavuga ko no gukora sport byinjiramo hano, kuko iyo umuntu akora sport umubiri uri fit, bigatuma agira ibakwe cyane mu gukora ibada, kuruta umuntu uri yicaye hamwe gusa akagenda kizinga akarwara za rubaga impande n'izindi ndwara zifata umubiri kubera kutawunyeganyeza. Intumwa y'Imana yitangira itubwira tumwemera Imana w'umunyembaraga khayr, niwe mwiza ku Mana, wa habbu, aranakunzwe cyane ku Mana.
ila Allah min almu'min ad-da'if, kuruta undi umunyantege nke uvuga hano uhe ni wa wundi ugenda biguru ntege mu gusari, swala yagera akagenda yikurura, bamubwira gusara agahaguruka hashize iminota ingahe, bavuga ngo Ramadan iraje ukabona atangiye kwinuba, bavuga bati tugiye kujya kumva inyigisho urugero ku mahapi, avuga ati twiga idini ukabona wapi. Wa wundi ugira ibakwe mu gukora ibishimisha Imana ni mwiza kuruta uyu nguyu. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam reka tubwira iti wa fi kullin khair, atariko bombi ni beza kuri Allah, buri umwe afite ibyiza bye n'ubundi, bombi ni beza, bombi kubera ko bemera Imana ni beza, ariko hari icyo uyarusha undi ari cyo cyitwa kumvira Imana no kugira ibakwe mu gukora ibikorwa Imana ishaka kuruta uyu nguyu ugenda bigoro ntege. Hanyuma intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikatubwira muri hadithi igira iti ihris ala ma yanfa'uka, shishikazwa na buri cyari cyo cyose kigufitiye akamaro. Ihris ala ma yanfa'uka, haranira ibigufitiye akamaro. Ahangaha harimo isomo kuri umma, buri kazi kose ubona kagufitiye akamaro bigasuzugura, niyo kaba kaguhemba make uko kaba kameze kose, mu gihe ari akazi ka halal katari akazi ka haram, haranira ibigufitiye akamaro. Ihris ala ma yanfa'uka, haranira ibigufitiye akamaro. Wasta'in billah, wiringira Imana, ari nayo isaba inkunga. Ahangaha isomo dukuramo nuko uko waba ukora kose n'imbaraga zose waba ufite, ntukiringire wowe ubwawe. Hari ibyo abazungu bajya batwigisha batubeshya, ibyo bitangwa ni self confidence, umuntu kwiyizera. Ibyo bifite aho bigonganira n'Uwisilamu, kuko Uwisilamu butwigisha al-isti'anatu billah, gusaba Imana inkunga. Ntukumve ko wowe ushoboye, la, saba Imana yuko igushoboza kuko we ntiwihagije. Shishikazwa na buri kigufitiye akamaro, ariko muri cyo usaba Imana yuko igutera inkunga. Wala ta'jaz, kandi uramenye ntugatsindwe, ntukajya ugera aho ugera ngo wumve ngo ntabwo bishoboka. La, komeza ujye imbere, ntugahagarare mu nzira, niyo wahura n'ibikikomeza. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam igasoza itubwira iti wa in asabaka shay'un, icyari cyo cyose cyakugeraho mu bigeragezo by'isi bigiye bitandukanye, fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha, ntukavuga ati iyo nza kubigenza gutya wenda byari kuba gutya na gutya. La, iyo uvuga iyo ngiyo ni mbi, iryo jambo iyo ryitondera. Walakin qul, aho ijambo ugomba kuvuga ni irihe? Igihe ugezweho n'ikintu cy'ikigeragezo mu bigeragezo by'isi, vuga uti qaddara Allahu, Imana yamaze kugena. Imana niko yabigennye nyine byabaye. Wama sha'a fa'ala, kandi byabaye niko Imana yabishatse. Intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam ikatubwira iti fa inna law, kubera ko ijambo law ari byo mu Kinyarwanda bavuga iyo, taftahu amala ash-shaytan, rifungura amayira ya shitani, rituma utangira kwicuza, rigatuma shitani atangira kugukoresha amakosa mu gutekerereza nabi Imana. Hadithi yakiriwe na Muslim. Iyi hadithi rero umwanditsi yayizanye muri uyu muryango witwa babul mujahada, umuryango uhamagarira abantu kugira umuhate mu kumvira Imana, kubera ijambo ririmo rivuga riti ihris ala ma yanfa'uka, haranira ibigufitiye akamaro byose bishimisha Imana, byose biharanira, ushyiremo umwete, ntugacike imbaraga. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.